Hello my people, hello out there, ndiyo ni Kiboga nk'ibisanzwe. Uyu munsi twaje kubabwira ku mateka y'umuhanzi Meddy wamamaye cyane mu ndirimbo z'urukundo ndetse n'izo kuramya Imana. Amazina ye nyakuri yitwa Ngabo Medali Jobert. Yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani mu 1890. Avukira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwana wa Sindayiheba Alphonse ndetse na Alphonsine Cyabukombe. Mama we uherutse kwitaba Imana mu ejo bundi muri 2022. Kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi mu 2010 yatangiye kuba muri Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be bakundaga umuziki cyane. Papa we yakundaga gucuranga gitari, ariko Meddy yagize amahirwe yo kumumenya bihagije kuko papa we yapfuye akiri mutoya cyane. Meddy yakunze umuziki akiri umwana muto cyane kubera ko mama we yamwigishaga umuziki amucurangira indirimbo za Bob Marley, by'umwihariko nka Redemption Song ndetse n'izindi. Nubwo yakuze akunda umuziki cyane mu mabyiruka ye, ntiyari azi ko agiye kuzavamo umunyamuziki ukomeye, ahubwo yumvaga ko azaba umuteramakofi ukomeye cyane. Iyi nyota yo kuzaba umuteramakofi mwiza byatumye ajya kwiga iteramakofi hagati ya 2000 ndetse na 2003, ariko mama we aramubuza nubwo byari bigoye kumuca intege. Meddy yize nasari cyangwa se gardienne amashuri y'incuke kuri Ecole Independence mu Burundi, ndetse nubwo umuryango we wagarukaga mu Rwanda yakomeje amashuri abanza kuri Ecole Primaire yitiriwe Mutagatifu Yosefu ndetse na Ecole Primaire La Colombière. Nyuma troncome yagiye muri secondaire muri La Colombière, yize imibare ndetse n'ubugenge bizwi nka mate na physique muri Ecole de la Colombière secondaire. Yavuze ko kandi yize Actuarial Science at Tarrant County College in Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomereje ubuzima bwe mu mwaka we wa gatatu ku ishuri. Yari umunyamuryango wa gurupe y'abaririmbyi yitwaga Justified kuri Zion Temple Church muri Kigali, aho yaririmbanaga n'abandi bahanzi bakomeye cyane hano nka Debeni, umuproducer Mucyo Nicolas uzwi nka Rikiriki. Uyu muramuzi cyane, wamufashije ubwo yatangiraga umuziki we. Nubwo yamenyekanye kandi ku ndirimbo z'urukundo cyane, Meddy yaririmbaga indirimbo z'Imana. Indirimbo ye ya mbere yitwaga Igihe cy'Imana cyangwa se Time of God in English. Nubwo itagiye hanze ngo abafana bayumve, ariko yarayiririmbye kuva mu 2008 kugeza muri 2010. Iyi myaka itatu ni ibihe by'ingenzi kuri Meddy, ku buzima bwa Meddy ndetse n'urugendo rwe rwa muzika, kuko ari cyo gihe yabaye icyamamare mu muziki, aramamara kandi akaba n'umuhanzi wakunzwe mu Rwanda kubera ko umuziki ugezweho yaririmbaga wari utangiye no gushinga imizi mu Rwanda. Muri 2008 indirimbo ye yitwa Ungirira Ubuntu yarasohotse. Akaramata, Amayobera na Esurambona na Rikiriki, ikozwe na Rikiriki. Uku niko umuziki we waje, kandi izi ndirimbo zatumye abicyamamare mu Rwanda. Meddy yahindutse ukunzwe mu bakunzi ba muzika ku zindi ndirimbo yakoze. Aha twavuga nka Igipimo, Ubanza Ngukunda, Inkoramutima ndetse n'izindi. Kuva muri 2010 kugeza muri 2013 Meddy na Debeni bari abahanzi ba mbere mu Rwanda. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi mu 2010 bagiye muri Amerika kuririmba mu gitaramo Urugwiro Conference cyateguwe n'abanyarwanda baba muri diaspora.
bahita bagumayo. Kuva ubwo byahindutse inkuru ariko itarashimishije abafana babo, byafashwe nko guhunga igihugu cyabo. Ibi byatumye bahanwa kuko nta burenganzira bari bafite bwo kuba muri Amerika. Nyuma yo kugera muri Amerika yatuye muri Chicago, akomereza umuziki we muri Press One Label yabanagamo na The Ben ndetse n'umuraperi aka Kavuyo n'umuproducer we Lick Lick. Bongeye gukora ku mitima abafana babo kubera impano zabo. Ku ruhande rwa Meddy yakoreye indirimbo muri Amerika, indirimbo yitwa Oyama na Sara Holy Sprite na Nduwi Kigali, yari irimo abahanzi bose bakoreraga mu iyi label, twavuga nka aka Kavuyo, The Ben ndetse na Lick Lick. Byatumye akomeza gukundwa mu Rwanda. Muri 2013, kuva muri 2013 kugeza muri 2017, Meddy yabaga muri Texas muri Amerika, akora indirimbo zakunzwe nka Ntawamusimbura, Burinde Bucya, Adi Top na Slowly. Ibi byatumye akundwa no mu bihugu by'abaturanyi nka Tanzania, Uganda ndetse na Kenya n'ahandi hose muri Afurika no ku isi yose. Meddy yahindutse umuhanzi ukunzwe mu Burundi aho yavukiye. Muri 2015 Meddy yatangiye kwamamaza igitaramo yise Ni Njyewe Meddy, cyagombaga kuzenguruka umugabane w'Uburayi wose kigakomereza no mu Rwanda. Yagitangiriye muri Amerika, akomereza muri Canada, urugendo rwo muri Afurika aho yakoreye muri Kenya na Tanzania, nyuma asoreza mu Rwanda. Ku itariki 26 z'ukwa munani 2017 isaa 9:50, indirimbo yari ikunzwe cyane nyirayo nyine we Meddy yageze ku kibuga cy'indege i Kanombe nyuma y'imyaka 7 atahagera. Yari ategerejwe n'abafana uruhuri n'inshuti n'umuryango mu Rwanda. Yakoze igitaramo cy'amateka ku itariki 2 z'ukwa 9 2017, cyitabiriwe n'abantu benshi. Abafana bari buzuye mu busitani bwa hoteli Golden Tulip i Nyamata mu mujyi aho cyabereye. Cyakurikiwe n'abo mu bindi bihugu kuko cyari cyateguwe na Airtel Rwanda. Muri 2000 Meddy yakomeje gutumirwa mu bitaramo mu Rwanda no mu karere nko kwita izina mu Rwanda. Mu kwa 11 muri 2019 Meddy yitabiriye igitaramo muri Wasafi Festival cyabereye kuri Posta no ku kibuga cya Kijitanyama muri Tanzania. Cyari cyateguwe na Wasafi, inzu itunganya umuziki y'umuhanzi Diamond Platinum. Nubwo yaririmbye indirimbo imwe kubera ubwinshi bw'abahanzi bari batumiwe ndetse n'igihe gito, Meddy yashimishijwe n'icyo gihe ku rubyiniro. Yaririmbanye n'abafana b'indirimbo yitwa Slowly, bararirimba barishima. Ubuzima bwe bwite, Meddy yari afite umukunzi witwa Mehifira Mimi kuva muri Ethiopia, wagaragaye mu mashusho y'indirimbo ye Ntawamusimbura. Muri 2018 baje mu Rwanda kuri Noheli kumwereka umuryango we na mama we, mama wamwakirana yombi. Byari ibyishimo cyane. Bakomeje kwishimira muri Amerika ndetse no muri Mexico, bakajya kwishima barya ubuzima baryoshya. Mu kwa 2019 Meddy yatawe muri yombi na polisi yo mu muhanda kubera gutwara yasinze. Amara iminsi 5 muri polisi muri gahunda yari yariswe Gerayo Amahoro. Muri 2021 ku itariki 23 z'ukwezi kwa 5 Meddy yakoze ubukwe n'umukunzi we Mimi Mehifira. Ubukwe bwari bwiza cyane. Kuva icyo gihe amukorera n'indirimbo yise My Vow, akora n'inditwa Queen of Sheba. Gusa nyuma Meddy yaje gukora izindi ndirimbo zo gukuramya no guhimbaza Imana. Twavuga nk'indirimbo yakoze yitwa Grateful, I am so grateful,
n'izindi. Muri 2022 Meddy yibarutse umwana we w'imfura w'umukobwa. Urwo ni urugendo rw'ubuzima bwa Meddy twabakoreye uyu munsi. Niba hari abandi bahanzi wifuza ko twagukorera wabitubwira. Ciao ciao, ni Kibeho Gael, reba ko wakoze subscribe. I love you all, thank you.